ba bantu bansabye umuti w'inkorora ngo uyu ndawuzanye, umuti ushobora kukuvura mu gihe gitoya, mu gihe cy'iminsi 2 cyangwa se 3. Uyu muti rero urawunywa ukawunywa nk'icyayi bisanzwe, ukaza kukubera umuti, ukakubera n'urukingo rw'inkorora ku buryo igihe cyose utazongera gupfa kurwara inkorora byoroheje. Uyu muti rero ukora igihe wumva ufite inkorora, igihe cyose wumva ufite inkorora, yaba ikomeye yaba iyoroheje, uzawukore. Ushobora gushyiramo indimu cyangwa n'ubuki uko ubishaka. Niba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, ubanza ukore subscribe. Tugiye rero kurebera hamwe ibikoresho twakoresheje teyi na kapusine, tangawize, dufite n'indimu yacu turi buze gushyiramo kugira ngo yongeremo uburyohe, indimu isanzwe. Dufite n'ikintu cyitwa umwenya. Igiti cy'umwenya mwese murakizi, ni igiti abanyarwanda benshi bazi bakunda no gukoresha, abenshi bagitera mu rugo, kikaba muri jaride bisanzwe, kirahumura, kiba gihumura neza. Nacyo uragishyira muri uyu muti tugiye gukoresha. Turakoreshamo ibi bintu byose mberetse ahangaha. Umwenya rero ni umuti cyane cyane no mu bantu bakora ino miti y'amenyo bawujya bawushyiramo. Uyu muti rero w'umwenya, dore kapusine nayo ukuntu iba imeze, ku bantu basanzwe bayizi n'abatayizi. Iyo utayizi urabona ikibabi kirambuye ukuntu cyari kimeze, niko iba imeze. Tangawizi yo nta muntu utayizi. Igihe cyose umuntu agomba kuba afite tangawizi. Indimu nayo nta muntu utayizi. Nibyo bikoresho rero tugiye guteka muri aka kanya. Turaza nanone kwifashisha amazi kuko ntiwateka ibi bintu udafite amazi yo kubitekamo. Mbere ya byose rero turabanza dufate ya myenya yacu dukateho duto, ntabwo duteka kiriya giti cyose. Kapusine nayo urateka amababi agera mu 10, hanyuma dushyiremo na turiya duti 2 twa teyi. Teyi murayizi, abantu benshi bakunda kuyishyira mu nyama, mu biryo bisanzwe. Na tangawize ntabwo ndi buyiteke yose, nkasemwo igice, ndashyiramo igice. Noneho rero dushyizemo n'indimu yacu, reka tubanze tubironge. Ntabwo tugiye kubiteka gutya, turabanza tubironge. Impamvu mbivanze nuko tugiye kubironga, ariko indimu ntabwo tuyiteka, ntabwo turi buyiteke. Turabanza tukaronga ibintu byacu neza cyane, bikabanza bikagira isuku. Mbibutse ko isuku ari isuku ni isoko y'ubuzima, mugomba kugira isuku. Hanyuma turabironga neza neza, dukuremo rya taka na ya miti baba bagiye batera ku biribwa, sinzi ngo ni iki. Noneho tubironge neza, tuze kubiteka bironze. Mu by'ukuri uyu muti uwukoresheje ufite inkorora y'igikatu ishobora gukira, ariko ntitwibagirwe ko hari inkorora ziratandukanye. Hari inkorora ziba zatewe n'ubundi burwayi, izo ngizo ntabwo zivurwa n'iyo miti ya kinyarwanda. Biba bisaba kujya kwa muganga bakagukorera ibizami, bakareba ikibazo ufite. Ushobora kuba ufite inkorora yatinze, nukoresha imiti nk'iyi ukabona ntabwo uhise ukira, ntukavuge ngo imiti ntikora, ahubwo ujye wihutira kujya kwa muganga cyangwa se kuri farumasi bagusuzume. Nibamara kugusuzuma barebe ko iyo nkorora nta bundi burwayi bwaba bwihishe inyuma. Hari igihe ufite inkorora ariko itatewe nuko ari inkorora bisanzwe, ahubwo ya nkorora ifite nyirabayazana. Iyo ifite nyirabayazana, icyo ukora rero ni ukujya kwa muganga bakabanza bakasuzuma nimba inkorora yawe idashamikiye ku bundi burwayi. Ibyo nzabikoreraho ikiganiro gisanzwe. Nimba ufite inkorora yatinze, ushobora kuba urwaye igituntu, ushobora kuba ufite asima, ushobora kuba ufite izindi ndwara nyinshi zituruka mu buhumekero cyangwa se izo mu nda. Uzagende wisuzumishe. Ibirungo byanjye namaze kubironga byose, ngiye gukora umuti mukeya. Mfashe tuno, urabona use nabigereranya gute? Mfashe uduce nka 2 twa wa mwenya, nkizemo na kapusine utubabi 10, nkizemo na twa uduti 2 twa teyi. Tangawizi rero kugira ngo ikore ntabwo wapfa kuyitereramo kuriya ari urujumba, ntiyakora. Urayisekura cyangwa se ukazana kano kantu karapa, ukayirapa neza ku buryo iba inoze. Mbibutse ko habaho tangawizi z'amafu ziba ziri mu bikombe, ariko iyo umwimerere iyi ngiyi baba bahinzeho ikijumba niyo ikora neza iyo ufite uburwayi. Ziriya zindi ziba ari izo gushyira mu miceri cyangwa se kuryoshya ibiryo, ariko byaba byiza wiguriye tangawizi nk'iyi akaba ariyo ujya ukoresha
iba ari nziza kurusha iriya yumutse cyangwa se iriya bakozemo ifu. Yego, hanyuma ubu ngubu tangawizi ushobora kuyishyira mu gasekuru cyangwa se ugashyira kuri kano kantu ukayirapa neza ikanoga. Urabona ko nayinogeje, ngiye guhita nyishyira muri bya birungo byacu. Indimu ntabwo tubiteka nk'uko nabivuze, turayibika. Turayibika tuze kuyishyiramo bimaze gushya. Tugiye gushyiramo amazi ibirahure 2, ntabwo turi bushyiremo amazi menshi kuko n'ibirungo dutetse n'ibirungo bikeya. Uyu muti nkwibutse ko ushobora kunywa, ngiye gukora ibirahure 2, ushobora kunywa nimugoroba na mu gitondo cyangwa mu gitondo na nimugoroba. Ushatse biba byiza ukoze nimugoroba ko abantu benshi mu gitondo bavuga ngo ndi kwihuta ngiye ku kazi, ushobora kutabibonera umwanya. Uzarara ukoze unywe nijoro na mu gitondo ariko unywa ushyushye. Murabona noneho nabibijije birabira neza neza, ariko ntago ibirungo byose birashiramo vitamine zabyo, ntago zirinjira neza mu mazi. Iyo bibize urapfundikira, ngiye kuba ndakupa umuriro, pfundikire bibanze bihore, ari nako za ntungamubiri ziri kujya muri ya mazi. Murabona ko bisa neza rero, umuti wacu urasa neza. Ushobora kunywa nk'icyayi gisanzwe, nimba ukunda icyayi ushobora no gushyiramo ubuki. Reka tuwuyungurure rero umuti wahoze, noneho dushyiremo ya ndimu. Turayunguruza akayunguruzo k'icyayi gasanzwe. Murabona ukuntu bisa, ntabwo ari ibintu bishaririye. Kapusine ntabwo isharira, teyi ntabwo isharira, na tangawizi ntabwo isharira. Nimba uri umuntu ukunda isukari ushobora gushyiramo gakeya, ariko bibaye byiza washyiramo ubuki. Tugiye kuyungurura umuti wose, murebe ukuntu uba umeze. Igikombe kimwe kirahagije, hanyuma ugahita utandukana na ya nkorora yakuzengereje. Ariko simbabujije kujya kugura imiti yo kwa muganga. Nimba ubona ukoresheje uyu muti ukabona ntago bise bikira, ibintu bya gakondo nka gutya bita bikira ariko bidakize, ntago nakubuza kujya kwa muganga cyangwa kuri farumasi, baba bafite imiti itandukanye. Harimo amaspecialite n'amagenerike, ushobora kugura umuti ushatse bitewe n'ubushobozi bwawe. Dushyizemo ya ndimu. Indimu mbibutse ko ikungahaye kuri vitamine C, ivura inkorora mu buryo buri naturel cyangwa se ibicurane. Mbibutse ko ubaye urwaye inkorora n'ibicurane biba byiza iyo uriye imbuto, kuko imbuto ziri mu birinda indwara, imbuto n'imboga, kugira ngo ukire vuba, nk'imyembe, amatunda, gaperi, hamwe n'amaronji cyangwa za mandarine zishobora kugufasha gukira vuba. Iyo ufite uburwayi ugashyiraho n'indyo nziza. Mwibuke ko muganga yaguhaye imiti anakubwira kurya neza, kurya indyo yuzuye kugira ngo ubashe gukira vuba. Keretse abaye ari ubushobozi buri kubikubuza, ariko ubaye ufite ubushobozi warya n'imbuto kugira ngo indwara yawe ikire vuba. Murabona umuti wacu rero ntago ari umuti usa nabi, ntago ari umuti ushaririye, ntago unuka, ahubwo karahumura. Teyi n'umwenya birahumura, byongeyemo agahumuro, hakajyamo na tangawizi. Noneho urumva ari icyayi gisanzwe. Ushatse washyiramo ubuki rero kugira ngo biryohe. Ushobora no gushyiramo akayiko k'isukari, nubwo isukari atari nziza cyane mu buzima, nta muntu unabujije kuyinywa. Nimba muganga atarayikubujije cyangwa se nawe utarayibujije, ushobora kuyikoresha, ariko byaba byiza ushyizemo ubuki. Murakoze cyane rero, mugire ibihe byiza.